no tosibyevo cyamandone hari igihe uba mu buzima budafite formule ariko ubwo buzima ukabubanamo n'Imana wamara ko muri ubwo buzima Imana ikitegereza umubabaro wawe n'agahinda kawe yarangiza ikabangoreka nimure operation zo mu bwami bw'ijuru nzimanure zize mwisi ziza ku buzima bw'abana banyu Imana ihimbazwe Emi yadutumye irangira ngo nze gutangariza umuntu wese witwa umunyarwanda uwumva ikinyarwanda by'umwihariko abanyamurenge Imana irambwira ngo hari igihe cyabaye umwijima ku buzima bwabo nawe wabyibuka usomye amateka meza hari igihe u Rwanda rwageze rujya mu icuraburindi umuntu yagira ahantu yavuga ngo ni umunyarwanda abantu bose kamwitaza kubera umwijima twari turimo ariko Imana iramanuka iravuga ngo reka iki gihugu ngikure mu mwijima iragitabara umwijima wimukira umucyo u Rwanda rubona Imana ariko Imana yamanutse irambwira nubwo u Rwanda baruhambiranye n'ibindi bakavuga ngo u Rwanda rurarangiye mbabwire ngo ijuru ryavuze ngo rihagaze ku gihugu cy'u Rwanda uriya hantu waba ukabyumva wanyemera ugahita uzamurira Imana amaboko Imana yacu igireba ntabwo yerekwa to sibivo haleluya Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikirana Ndabirambiwe TV. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatira urugendo nkifatira uyu mwanya nkaza kubashakira abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abashumba, abapasteri, abana b'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Ahimbazwe cyane. Komera cyane. Turakomeye. Kubona waje wakutse. Oya ntabwo ari ugukuka ni imbaraga z'amavuta. Imbaraga z'amavuta. Amen. Uzuko nagiye kwiruka. Oya wikiruka dufite ihumure. Tuzanye ubutumwa Imana yadutumye buzima. Imana yadutumye. Impamvu binshimishije cyane rikamanza nakakubwire. Hari gihe mba mfite nk'abakozi b'Imana cyangwa se nanjye nkicara kuri kamera. Ariko nkumva naramukanye imbaraga, nkumva naramukanye ibyishimo. Bese bitewe n'ikintu Imana yambwiye. Hari gihe umuntu aza kwicara hano cyangwa se umuntu agiye kubwira abantu ivuga butumwa cyangwa se ano mu rusengero. Bitewe n'ivuga butumwa Imana yamutumye cyangwa se yamushizemo uwo munsi. Haleluya. Yaba ahagaze imbere y'iteraniro agagurutsa nk'umuntu agiye kumuhanurira, akamuhanurira afite confidence neza kandi kubera impamvu amuhanurira yishimye cyangwa se amuhanurira afite confidence nuko aba yizeye iri kuvugana nawe muri we ko haleluya ariyo iyo ngiyo rero ikamubwira iby'ukuri nawe akabibwira wa wundi kandi akamuha ibimenyetso by'ukuri kuruta abandi uraza gufabrika gushakisha igito kiba kibonye bwira umuntu ibihuje n'ibibazo afite kandi umusengera Imana ibisobanure. Amen. Icyo nicyo kizatuma wemerwa nk'umuhanuzi. Icyo nicyo kituzanye. Haleluya. Icyo nicyo kituzanye. Nicyo gitumye twicara aha ngaha. Mbere yuko utangira kutubwira uraza no kutwibwira nyuma. Yego. Kubera impamvu. Yego. Ariko mbere yuko dutangira utubwira reka mbanze nshimira aba bantu. Abantu benshi kuba bicara bakadukurikira suko dukora ibyiza kurusha abandi. Kuba abantu bafata umwanya bakicara bagakurikira ibiganiro dukora suko tuzi kuvuga kurusha abandi. Ahubwo hari iminota babigomwe. Mu gihe bari mu kazi, bari mu modoka, bari mu tundi turimo, bari kujya mu nama, akigomwa agafata umunota umwe akabanza akabatereka ndetse kuri Ndabirambiwe TV Imana yavuganye natwe. Burya abantu benshi mu kanya yambwiye akantu keza ati emiti iyo dushimira abantu bagihari cyane. Aka kanya ndamutse mfuye abantu batonde mu rugo batonze nshobora no gupfa wenda n'imodoka zikanaza ntawamenya. Ariko n'ebyiri nizanabura. Ahubwo ukiri aho ngaho mbere yo kubashimira reka nkubwire akantu. Yego. Ushobora gupfa wamara gupfa abantu 1000 yego bakaza bashoreranye baje kureba yemi wapfuye yego ariko ukiri muzima muri 1000 ushobora kuba waragize ikibazo cy'igihumbi kimwe cy'amafaranga y'u Rwanda yego ugashira kuri stati ikurikirwa n'ibihumbi 50 bya views ukabura umuntu numwe uguha igihumbi yego igihumbi kikicisha ubuzima bwawe yego ariko uyu munsi iyi Imana iguhaye umugwaza muzima iyo utatse igihumbi aguha 10 oya Imana imanze yaguhindurira abantu ikuremo bataraba umumaro abagwaza babi irangiza iguha abagwaza bazima batabara ubuzima. Haleluya.
barwaza bazima. Aka kantu karamfashije cyane. Bivuze ngo hari igihe urwazwa n'umurwaza mubi, noneho imashini yasona aho kugira ngo ahamagare dogiteri agacomora. Umva nkubwira kandi ushobora kuba uri muri koma ufite umugwaza ushaka kuhuhuka. Yego. Icyo gihe dogiteri agushira ku mashini y'umwuka, yamara gutirimuka gato agahita yicomora, yakumva dogiteri asunitse urugi arinjiye akongera akayicomera. Bivuze ngo igihe wari kumara muri koma kiriyongera kubera ko ufite umugwaza utari kukwifuriza ibyiza. Imana iguha umugwaza muzima, Imana iguhuze n'umugwaza muzima mu izina ryande. Amen. Rya Yesu. Imana ishimwe. Rero hanyuma mbere yuko dutangira twinjira mu mwanya w'amavuta no gusengera abantu, reka mbanze mbashimire. Navuze byinshi n'abatindiye, nshimiye umuntu wese wafashe umwanya agakanda subscribe. Yumve ko mutereye isari nabo batereye isari, babone ko tuba tunabitaye. Mumve ko tubashimiye aho muri mwese, abadukurikiye bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, mumve ko tubashimiye. Muri abantu b'umugisha kuri twebwe no kuba tugeze aha ngaha, no kubera mwebwe, ntabwo ari imbaraga zacu, no kubera mwebwe. Subscribe mukanda iduha motivation yo gukora ibishyashya. Hanyuma rero ndabashimiye bivuye ku mutima. Niba uri na mushyashya aha ngaha ukaba utarakanda subscribe, wayikanda kugira ngo ibiganiro byose bivuye kuri Ndabirambiwe TV, by'umwihariko ivuga butumwa ijambo ry'Imana, bijye bibasha kukugeraho umunsi ku wundi. Ubundi urebe ibyiza by'Imana, urebe ibyiza by'ijambo ry'Imana, urebe ibyiza byo gusenga. Birashoboka ko uyu munsi hari abantu baretse gusenga, hari abantu baguye, ariko hari abantu bajya badukurikira baduhamagara bakadushimira ati Emi, ni ukuri kw'Imana n'abakozi b'Imana mujya muzana hano, batubwira ubuhamya, bakatubwira ijambo, tugafashwa naryo kubera ko tuba twizeye. Navuze byinshi rero, reka dutangire. Komera cyane. Turakomeye. Wambaye neza, urasa neza, guturuka ku gakoti, agapantaro, agashati, mbese ibintu byose ni sawa. Byose ni Imana. Byose no kubera Imana. Ariko atari ukubera Imana, abantu twaburiye tuva niyo tujya. Wabura icyerekezo. Yes. Ntabwo ndatangira nkuvuga, ahubwo iyo dukorera yo ubwayo ishobora kuturanga cyangwa se ikatuvugira. Nta mwana w'Imana ngo wivuga ahubwo ngagira ute, ngarabanza sinzi ko bajya bakavuga ngo nta mwana w'Imana ngo wivuga ngo bwarabanza akavugira yamuhamagaye. Sinzi ko urayivuga. Yaguhamagaye umaze kuyivugira iraza ikagusobanura ikanakuvuga. Yes. Ngaho reka manze nkwakire, ubundi umanze utubwire ikintu cyatumye uvuga ati uyu munsi ngiye kuri Ndabirambiwe TV. Unyemereye? Yego. Umaze kumikaza twamanza tugasenga Imana. Yego. Imana ikatuyobora kuko tugiye kuvuga ibintu Imana idutumye. Yego. Uyu ni umunsi wa gatandatu turi mu masengesho y'iminsi 7. Yego. Yo gusengera umuntu wese uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda nk'uko Imana yabidutegetse. Yego. Tuzanye ubutumwa kubera ko hari icyo Imana yatubwiye kuri abo bantu. Yego. Munyemerere dusenga Imana. Yego. Ubundi twinjire vuba mu butumwa, twinjire no mu ijambo, dusoze dukomeze amasengesho. Imana iguha umugisha. Amen. Data mu izina rya Yesu. Tobini fo shamandone. Turagushimiye zopene giderebo. Ushoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Watubereye Imana n'umurengezi, nuhabwe icyubahiro. Dushitse uyu munsi turi bazima, u Rwanda ari ruzima, n'Abanyarwanda ari bazima, nubihererwe icyubahiro. Tuje kuri Ndabirambiwe TV kuvuga icyo dutumye. Niyo mpamvu tukwinginze ngo amazi n'amaraso umwana yavira Igorogota ku musaraba atembe ku buzima bwacu. Reka imbabazi zawe zituzeho, ufungure ikirere cy'umwuka, ubwoko bwawe buhabwe umugisha kubera ko bwakurikiye Ndabirambiwe TV. Tuyobore, utugire neza, byose bibe ushaka mu izina rya Yesu. Amen. Munyemerere gatoya dusome icyanditswe kera. Yego. Kugira ngo tuvuge ibi bintu Imana iduhaye kuvuga. Yego. Turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Dusome ibice 28, dusome umurongo wa 6. Yego. Byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa 28, umurongo wa 6. Ijambo ravuze ngo ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe. Yego. Cyangwa ari bupfa kindutse, barabibura. Ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Imana ishimwe. Oya, umuntu ashobora kuba atabyumvise. Reka dusubiremo iki cyanditswe. Kiravuze ngo ba bandi bategereza ko yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Amazina ni Pasiteri Rukundo Joseph Twagiramungu. Mbitse imyenda i Musanze, ndi mu rugendo ruja mu ijuru. Tuje kuvuga ubutumwa kubera ko Imana yadutumye guhumuriza imitima y'ubwoko bwabo. Yego. Pawulo ari muri uru rugendo, hari aho yageze bamaze kwambuka inyanja. Abantu bavuga ngo turi mu gihe cy'ubukonje, bamucanira umurongo arota. Yego.
bamaze kota umwe muri bo afata umuganda w'inkwi awuhambiramo incira avuga ngo Pawulo niwe ugiye gucana ihita imuruma ikimuruma abari bagandagaje aho ngaho batangira guca amateka uyu muntu ni umunyabyaha uyu muntu ni mubi uyu muntu ni iki uyu muntu ni iki ariko kubera ko inzoka yari imurumye ari y'ubumara baravuga ngo nubwo yaba asenga Imana kose ntabwo yahacika iyi nzoka igiye guhita imwica ngo bategereze igihe babona ntago abyimbye bategereza ikindi gihe babona ntago apfuye bahindura isengesho ryabo n'amagambo yabo uravuga uko bisa kose uyu muntu arimo Imana ari igihe uba mu buzima cyangwa se igihugu kikaba muri situwasiyo isi yose ikakireba ikabona icyo gihugu nta Mana ikibamo ariko hari n'ikindi gihe kigera abantu bakavanga iki gihugu uko byasa kose nubwo bakora ibyaha Imana ibarimo turi kujyana neza turi kujyana sinzi ni mu bintu no kubyumva oya ndi hano haleluya mandone hari igihe uba mu buzima budafite formire ariko ubwo buzima ukabubanamo n'Imana wamara kuba muri ubwo buzima Imana ikitegereza umubabaro wawe n'agahinda kawe yarangiza ikabangoreka nimure operasiyo zo mu bwami bw'ijuru nzimanure zize mu isi zize ku buzima bw'abana banjye Imana ihimbazwe reka nkubwire iki kintu impamvu twacecetse tutavuze nuko nta kimana yari yatubwiye ariko uyu munsi tuje kuvuga kubera ko hari ikimana yatubwiye Imana ishimwe Imana yadutumye emi yadutumye irangira ngo nze gutangariza umuntu wese witwa umunyarwanda uwumva ikinyarwanda by'umwihariko abanyamurenge Imana irambwira ngo hari igihe cyabaye umwijima ku buzima bwabo nawe wabyibuka usomye amateka meza hari igihe u Rwanda rwageze rujya mu icuraburindi umuntu yagira ahantu yavuga ngo ni umunyarwanda abantu bose akamwitaza kubera umwijima twari turimo ariko Imana iramanuka iravuga ngo reka iki gihugu ngikure mu mwijima iragitabara umwijima wimukira umucyo u Rwanda rubona Imana haleluya icya kabiri hari igihe nanone cyageze abantu baravuga ngo reka tujye gufata ya nyenyeri yatse mu Rwanda kongera tuyizime basubira mu mwijima ariko Imana yantumye irambwira ngo genda utangariza abanyarwanda ubabwire ngo kubwo kubana nanjye kubwo gusenga kubwo kugendana nanjye genda ubabwire ngo manuwe no kongera kwatsa inyenyeri kubera ko ibyo kuyizimya byari bihari haleluya hari ibintu byinshi byagombaga kuzimya inyenyeri y'u Rwanda ariko Imana yamanutse irambwira nubwo u Rwanda baruhambiranye n'ibindi bakavuga ngo u Rwanda rurarangiye mbabwire ngo ijuru ryavuze ngo rihagaze ku gihugu cy'u Rwanda uriya hantu waba ukabyumva wanyemera ugahita uzamurira Imana amaboko kubera ko Imana yacu igireba ntabwo yerekwa to sibivo haleluya turi muri aya masengesho nabonaga Imana imanuwe no gukubita mbona imanukanye inkoni ihagarara mu mpinga z'imisozi irangije nkabona irakubita mu bihugu igakubita mu bikomeye igakubita hakurya y'inyanja ndayibaza ngo Mana iyi nkoni kuri kuyikubita wifubitse ibendera ry'u Rwanda Imana yambwira ngo manuwe no gukubita ibyahagurukiye u Rwanda haleluya nafashijwe Mana ibyahagurukiye u Rwanda Imana ije kubikubita kubera ko izo nama zateranye ntago babanje guhamagara Imana izo nzira baciyemo ntabwo bacanye n'Imana niyo mpamvu byababaje umutima w'Imana kandi Imana yambwira ngo hari abanyarwanda bagisenga nibo batumye imanuka ikaza kurengera abanyarwanda icyubahira Imana irantumira irambwira ngo ntangarize abanyamurenge irambwira ngo hari operasiyo zo mu isi zabaye zituma abari intwari bawo babatakaza ariko Kristo arambwira ngo amanuwe no gukora operasiyo kubera ko amarira yanyu n'agahinda kanyu n'umubabaro wanyu n'ibyago byanyu n'ibibazo byanyu hari abo byashimishije ariko ntibyashimishije uru Imana irambwira ngo imanuwe no gukora operasiyo idasanzwe ikarengera ubwoko bwayo bw'abanyamurenge irambwira ngo abanyamurenge basenge kandi bongere basenge cyane irambwira ngo dufate umwanya dufate n'igihe cyo gukomeza gusengera abanyamurenge kubera ko operasiyo Imana ije gukora ni operasiyo yo gusubiza abanyamurenge agaciro operasiyo mu isi bakora operasiyo zigapfuba izindi zigapfa zitageze kuri finale ariko Imana imanutse igakora operasiyo ihorera amaraso y'ubwoko bwayo bwamenetse Bibiri kambwanga amaraso y'intore z'Imana amaraso y'abatunganye bapfuye ahora atakira ngo mbe Mana uzahorera ryara amaraso yacu yamenetse
Imana ngo mbatangarize mbabwire ngo ije guhorera amaraso y'abanyamurenge yamenetse barishwe barababazwa baratotezwa ariko umuniho wabo n'amasengesho yabo byarazamutse biratumbagira bigera ku Mana. Niyo mpamvu Imana imanuye eta majoro mu gihugu cyo mu ijuru ikaza gukora iyo operasiyo. Munyarwanda aho uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze, uri muri diaspora, uko wagiye ni nako wagaruka. Ijuru ryambwiye ngo uko wagiye niko wagaruka. Icyari gikwiriye Imana yambwiye ngo ngera ufate igihe wongere usenge, wibuke bwa buvumo, wibuke bwa butayi, wibuke kwa kundi mwasengana ukabana n'Imana, ongera uyegere cyane. Yambwiye ngo uko mwagiye niko mwagaruka, ariko ngo kubwo gusenga kwanyu imanuwe no kubarengera. Hari abantu bari bafite pasiporo zamaze kurangira, batangiye kuzinga ibikapu byabo, nta buryo babona bwo kongera kuzongeresha. Ariko Imana yambwiye ngo na nyuma ya zeri igikora, kandi Imana yita ku cyo umuntu yavuganye nayo, ntabwo yita ku cyo mutavuganye. Niba waragiye ikakubwira ngo genda, bivuze ngo izabana nawe, bivuze ngo ongera uyegere kugira ngo uwo mubano wawe n'Imana ukomeze kuba mwiza. Icyo Imana yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije kugira ngo gisohore. Hagati y'icyo Imana yakubwiye no kugisohoza harimo ubutayu. Ubwo butayu niyo amasengesho ufata uri kumwe n'Imana. Imana yambwiye ngo dusengere abantu b'Abanyarwanda bari mu mahanga, ngo twongere dufate igihe tubaririre, kuko hari inzandiko zo kubirukana, inzandiko zo kubatesha agaciro zari zamaze gusinya. Ariko Imana irambwira tosimandone cyayabone, irambwira ngo kubwo gusenga yongeye kuzamura agaciro k'Abanyarwanda baba mu mahanga. Ubwo wari uzi ngaho muri Amerika wageze mu ijuru? Ntabwo wagezeyo. Ubwo wari uzi ngaho mu Bwongereza za Australia uri mu ijuru? Uko uriyo niko wagaruka. Imana yavuze ngo twongere dusenge, kubera ko imanuye no gukubita ibyishyize hejuru y'ubwoko bw'u Rwanda. Imana ishimwe ubwoko bw'u Rwanda. Abanyarwanda turarinzwe, twavuganye n'Imana, kandi iyo twavuganye nayo ntago ibasha kubesha. Dufite Imana tosimando itabara abayo. Iyo twasenze rarashe bevonea igitwumva, rangurura utangariza Abanyarwanda bari muri diaspora, utangariza Abanyamurenge zo binifo, ubabwire ngo Imana yacu ni Imana itabara kandi iracyari maso, ije kubarengera, ije kubarengera. Imanuwe n'ibintu bibiri. Icya mbere ije kubarengera, icya kabiri ije guca agasuzuguro. Mu kanya gato nakubwiye ngo hari igihe uba mu buzima ukagira umugwaza mubi. Hari igihe Abanyarwanda twagize abagwaza babi, baducomoraga ku mashini z'umwuka kandi turi muri koma, bakavuga ngo reka u Rwanda ruzime. Ariko Imana yo mu ijuru turi muri aya masengesho y'iminsi 7, yambwiye ngo imanuye abadogiteri apana abagwaza. Kubera ko dogiteri we iyo akuri iruhande, iyo unyeganyeze aravuga uyu muntu ubwanyeganyeze namutera urushinge agakomeza akanyeganyega. Ariko umugwaza we iyo unyeganyeze aratwikira. Imana ivugana nanjye irambwira ngo imanuye abadogiteri kugira ngo irengere ubuzima bw'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Imanuye majoro wo mu ijuru, abajenerali no kantu karashimishije, abamarayika bakomeye. Imana imanuye majoro wo mu ijuru, iramanutse aje kwirebera, ije guhagarara ku bwoko bwayo. Kandi buryo majoro yimanukiye ibintu biba byakomeye, biba byahinduye isura. Ubundi majoro yabanza kohereza abamwungirije, arohereza akohereza ba koporo ba sajenti, abo bose bakaza. Ariko iyo bihereye kuri liyotona, suri liyotona, kapiteni, majoro, liyotona, koloneli, biba byahinduye isura, biba byakaze mu kazi umurego, mu kazi umutekano, mu kazi ingamba, ibintu byakomeye. Yego, yes. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Pastor Karame, babwirije ndavuga ni pe, nutafashirizwa ahangaha, nutafashwe uyu munsi, uvuga afite icyo yicariye. Waba ufite ikibazo? Aho ufite ikibazo. Hari akabona rege mu kanya ahantu bakunda kujya guterana bakoze igitaramo cyo gusetsa,
umuntu umwe aravuga ati ubwo tugiye kumanza gusenga dushima Imana atari kuricara ngaha ataje guseka ubwo araba afite ikindi cyamuzanye bivuze ngo nta kindi cyatuzanya no gusengera abantu icyatuzanya no gukebura abantu icyatuzanya no kwibutsa abantu ko tugifite Imana ishobora byose twikwirebeshe ruguru ngo biri guturuka aha ahubwo twebwe nitwongere tube maso dusenge Imana iracyafite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Yes, reka ngushimire. Urakoze. Bikuye hehe ku mutima. Nanjye ndagushimiye. Mbere yuko rero tugenda abantu benshi bahita baza kumamagara ati pasteur ko yagiye nta nimero duhaye. Reka umanze ubabwire nimero zawe ari nayo iba kuri WhatsApp urongera unayisubiremo ubundi tusengera abantu barwaye hanyuma Imana yo mu ijuru itugire neza. 078 72 82 212. Yego. 078 72 82 212. Yego. Iri kuri WhatsApp watwandikira nta kibazo. Yego. Ushaka ko dusengana uratumiwe ni karibu. Biremewe. Icya kabiri. Twasomye icyanditswe cyavuze ngo iramuruma ntiyagira icyaha. Yego. Ubuzima urimo nibigerageza ufite bitagutera ubwoba iyo nzoka yakurumye nta kiragutwara. Mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Nanone turakubashe Kristo yaha before shamane. Turagushimiye tosiki Zolema turaguhimbaje kubw'imbaraga zawe zikomeye no kwera kwawe. Urakoze. Ushoboye byose nta na kimwe udashoboye. Nta nikibasha kurogoya imigambi yawe. Turaguhamagaye ngo umanuke ku buzima bw'ubwoko bwawe. Abari bafite imitima ihagaze uyiturije. Yego. Abari bafite ibikomere ubyomore. Ni wowe ukiza kandi ni wowe utabara. Rengera u Rwanda n'abanyarwanda, urengera abanyamurenge, urengera Afurika, urengera isi yose. Umuntu wese ukurikiye iki kiganiro ababaye umuhazi ibyiza. Utugire neza, umugisha wawe utwuzure mu izina rya Yesu. Amen.